Mumisi ishize ubwo washyiraga ku isoko bamwe mu bana bamwe mu rubyiruko wahuguye mu gukina filimi umwe mu banagarutseho cyane harimo na Kiramani abenshi bareza kuki mutajya muhuza imbaraga we na Kiramani tubane muri projet runaka. Ego ndabizi bimbaje kubera ko uri kubona ndi kuvugana na Kiramani. Yes, turi kubipanga kandi vuba cyane murabona igikorwa cyiza cyane mpuriyemo nge na Kiramani filime nziza cyane. Yes, bijyanye na kariyeri ya sinema uyu munsi Clapton atweretse filime nshya ba Kiramani barimo barakora n'icyo usaba none abafatanya ibikorwa bijyanye no mu kwagura sinema muri rusange. Sorry, hari Clapton twese filimi hari Kiramani murakora nawe uri murakora none icyo usaba abashoramari cyangwa se abafatanya ibikorwa musange kugira ngo sinema bayiyumvemo nayo bayishoremo akantu. Icyo navuga nuko ari ahantu ho gushora heza kandi hunguka. Rero niyo mpamvu navuga ngo abashoramari batinyuke. Twakiriye Bahavu numwe mu bitabiriye kureba kumurika filimi ya Clapton Kibonke yise Disiva. Numvisha kugarukaho cyane mwe mu bantu babanye. Iyi filimi wabonye gute mbere yuko wenda ijya hanze ngabafana bazayireba? Ni filime nziza cyane ifite igitekerezo cyiza nabwo ifite story nziza yakozwe mu buryo bw'ubuhanga haba muri production haba uburyo buri mukinnyi yitwara muri character yahawe. Rero ni filime nziza kabisa nanateguza abantu ngo bazayirebe bazayikunde kandi bakomeze gushigikira sinema nyarwanda. Ikintu nkunda kugisubiramo cyane iyo mvuga kuri sinema dushigikire sinema nyarwanda muri rusange. Yes, ubushuti bwawe Suni na Clapton butangira igihe cyari projet mwagiye muhuriramo hari aho wagiye umwiyambaza akaza mugakorana ku byo kintu mumva kuko nyine sinema nyine irimo n'ubwo bufatanye. Clapton tuziranye se muhe mwaka koko ni imyaka myinshi gusa ndumva nta filime twize duhuriramo ngo tuyikinanemo ariko tuziranye nyine nk'abantu twakinnye filime. Yes, nyine uretse kuri ibyo ngibyo inshuti nk'aba filmmakers n'imiryango yacu. Yes, dufite byinshi biduhuza navuga ngo birenze sinema ariko nanone bishyigikira cyane ibikorwa dukora muri sinema. Yes, mu minsi ishize ubwo washyiraga ku isoko bamwe mu bana bamwe mu rubyiruko wahuguye mu gukina filimi umwe mu banagarutseho cyane harimo na Kiramani abenshi bareza kuki mutajya muhuza imbaraga we na Kiramani tubane muri projet runaka. Ego ndabizi bimbaje kubera ko uri kubona ndi kuvugana na Kiramani. Yes, turi kubipanga kandi vuba cyane murabona igikorwa cyiza cyane mpuriyemo nge na Kiramani filime nziza cyane. Yes, imwe muri filimi igezweho navuga ku bantu benshi bakoresha YouTube ni filime yise Urukundo rw'inzitane. Ni filimi mvuga ko idasanzwe muri karere yawe bitewe nanjye uyireba cyangwa undi wese uyireba wowe isobanura gute byanye n'igitekerezo cyayo shusho uko wayiteguye kubona audience yakira ni filimi isobanura gute? Urukundo rw'inzitane nifuzaga kuzayivugaho nyine yageze ku musozo yarangiye gusa cyane nari ngamije kugaragaza ku intambara zibera mu muryango sometimes zitatewe n'umuntu umwe mu muryango ahubwo hakaza nk'ikibazo kigatuma umuryango ushobora gutandukana ariko bitarimo imbaraga z'umuntu n'umwe ushaka gutandukana ariko bikazateza ibibazo byinshi bitandukanye kabone nubwo ikibazo cya mbere umuntu atakifuzaga ariko ingaruka bizana bikaza ari byinshi cyane. Gusa nkurikije message irimo n'amakomenti mbona n'iki byahise bituma kenshi njye mbibwira abantu twegeranye cyangwa abantu bampamagara ambwira ati kora ibi tubabarirwa ugire gutya nkavuga minisiteri ishinzwe umuryango ifite akazi kenshi kandi katoroshye ikwiye kuyikurikirana cyane. Yes, kuko harimo inyigisho nyinshi kandi ikintu nahise mbona gikomeye cyane nyine ntaherezaga agaciro nuko umuryango ndavuga famiye umugore n'umugabo abana ntago bikifite imbaraga nyinshi mu mitima y'abantu. Abantu basa nkaho basigaye bafata umuryango
nk'ahantu waba uyu munsi ejo ukaba udahari kandi ukumva nta kibazo, wabyara abana ejo ntubarere ntacyo bitwaye, nyine ikintu cya ntacyo bitwaye mu muryango, nicyo byanyeretse cyane, no kubona umuntu yumva gusenya ntacyo bitwaye. Niyo mvuze rero ngo minisiteri y'umuryango ifite akazi kenshi mu kwigisha nyine mu buryo ubwo aribwo bwose, kugira ngo sosiyete, ndavuga ngo nyarwanda, kuko nibaza ko umuco wacu n'ubundi kuva kera nta reka ndeke kuyivugaho cyane bitaragira na filime nyirangije, ariko dufite akazi kenshi, dufite byinshi byo gusengerana, byinshi byo kubakana, byinshi byo kwigaho cyane, kugira ngo umuryango ukomeze ugende neza, ubeho neza, abana bavuka mu miryango nyine ejo hazaza bazaza ari abantu bafite ubumuntu, bafite n'ubupfura, batazaba babyumva ngo kera mu myaka 20 ishize, mu myaka 30 ishize hari ukuntu byari bimeze bitameze uko. Yes, bizaba ari byiza kurutaho. Yes, mino misi hari amavugura mwakoze kuri aba.com wenda atuma mudashyiraho izindi filimi? Yego, kuko hari amaproje turi gupanga atandukanye yo kujyaho, niyo mpamvu hari ibyo tukiri kurebaho kugira ngo bigende neza kurushaho. Yego, ariko mu misi yava dushobora kuzabona izo filimi muri gukora, dushobora kuzazana kuri website. Yego, bijyanye na kariyeri ya sinema, uyu munsi Clapton atweretse filimi nshya, Bakiramana barimo barakora, n'icyo usaba none abafatanya ibikorwa bijyanye no mu kwagura sinema muri rusange? sorry, hari Clapton twese filimi, hari Kiramana urimo urakora, nawe urimo urakora, none icyo usaba abashoramari cyangwa se abafatanya ibikorwa mu rusange kugira ngo sinema bayiyumvemo nayo bayishoremo akantu? icyo navuga nuko ari ahantu ho gushora heza kandi hunguka, rero niyo mpamvu navuga ngo abashoramari batinyuke. Ni uruganda rwiza ruri gukora neza kandi ruri gukura neza, kandi harimo abantu bafite umutima wo gusapotinga, haba bashyashya, baba abashoramari, baba abakinnyi, baba abatekinisiye. Rero navuga ngo karibu cyane muri sinema. Imwe muri filimi igezweho navuga ku bantu benshi bakoresha YouTube ni filimi yise Urukundo rw'inzitane. Ni filimi mvuga ko idasanzwe muri karere yawe, bitewe nanjye uyireba cyangwa undi wese uyireba. Wowe wisobanura gute byanye n'igitekerezo cyayo shusho, uko wayiteguye, kubona audience yakira, ni filimi usobanura gute? Urukundo rw'inzitane nifuzaga kuzayivugaho, nyine yageze ku musozo, yarangiye, gusa cyane nari ngamije kugaragaza ku intambara zibera mu muryango, sometimes zitatewe n'umuntu umwe mu muryango, ahubwo hakaza nk'ikibazo kigatuma umuryango ushobora gutandukana, ariko bitarimo imbaraga z'umuntu n'umwe ushaka gutandukana, ariko bikazateza ibibazo byinshi bitandukanye, kabone nubwo ikibazo cya mbere umuntu atakifuzaga, ariko ingaruka bizana bikaza ari byinshi cyane. Gusa nkurikije message irimo n'amakomenti mbona n'iki byahise bituma kenshi njye mbibwira abantu twegeranye cyangwa abantu bampamagara ambwira ati kora ibi tubabarirwa ugire gutya, nkavuga minisiteri ishinzwe umuryango ifite akazi kenshi kandi katoroshye, ikwiye kuyikurikirana cyane. Yes, kuko harimo inyigisho nyinshi, kandi ikintu nahise mbona gikomeye cyane nyine ntaherezaga agaciro nuko umuryango, ndavuga famiye, umugore n'umugabo, abana, ntago bikifite imbaraga nyinshi mu mitima y'abantu. Abantu basa nkaho basigaye bafata umuryango nk'ahantu waba uyu munsi ejo ukaba udahari kandi ukumva nta kibazo, wabyara abana ejo ntubarere ntacyo bitwaye, nyine ikintu cya ntacyo bitwaye mu muryango, nicyo byanyeretse cyane, no kubona umuntu yumva gusenya ntacyo bitwaye. Niyo mvuze rero ngo minisiteri y'umuryango ifite akazi kenshi mu kwigisha, nyine mu buryo ubwo aribwo bwose, kugira ngo sosiyete, ndavuga ngo nyarwanda, kuko nibaza ko umuco wacu n'ubundi kuva kera
reka ndeke kuyivugaho cyane bitaragira na filime nyirangije ariko dufite akazi kenshi dufite byinshi byo gusengerana byinshi byo kubakana byinshi byo kwigaho cyane kugira ngo umuryango ukomeze ugende neza ubeho neza abana bavuka mu miryango nyine ejo hazaza bazaza ari abantu bafite ubumuntu bafite n'ubupfura batazaba babyumva ngo kera mu myaka 20 ishize mu myaka 30 ishize hari ukuntu byari bimeze bitameze uko yes bizaba ari byiza kurutaho yes mino misi hari amavugura mwakoze kuri aba.com wenda tuma mudashyiraho izindi filimi yego kuko hari amaproje turi gupanga atandukanye yo kujyaho niyo mpamvu hari ibyo tukiri kurebaho kugira ngo bigende neza kurushaho yego ariko mu misi yava dushobora kuzana izo filimi muri gukora dushobora kuzazana kuri website yego bijyanye na kariyeri ya sinema uyu munsi Clapton atweretse filimi nshya Bakiramana barimo barakora n'icyo usaba none abafatanya ibikorwa bijyanye no mu kwagura sinema muri rusange sorry hari Clapton twese filimi hari Kiramana urimo urakora nawe urimo urakora none icyo usaba abashoramari cyangwa se abafatanya ibikorwa musange kugira ngo sinema bayiyumvemo nayo bayishoremo akantu icyo navuga nuko ari ahantu ho gushora heza kandi hunguka rero niyo mpamvu navuga ngo abashoramari batinyuke ni uruganda rwiza ruri gukora neza kandi ruri gukura neza kandi harimo abantu bafite umutima wo gusapotinga haba bashyashya baba abashoramari baba abakinnyi baba abatekinisiye rero navuga ngo karibu cyane muri sinema bavuga ko cyane murakoze cyane